Ndagusuhujeho dukurikiye kandi nguhaye ikaze mu kiganiro Baho Neza twite ku buzima bwo mu mutwe. Ikiganiro mugezweho n'umuryango Vega Gahozo ku bufatanye n'umuryango Imbuto Foundation na Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'ikigo cy'ubuzima RBC. Ikiganiro tugaruka ku nsanganyamatsiko zitandukanye zijyanye no kwita ndetse no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Kuri uyu munsi turaza kugaruka ku nsanganyamatsiko buri wese yakibaza. Insanganyamatsiko ijyanye no kwibaza tuti ese ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ririca? Aho turaza kurebera hamwe ingaruka z'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ku buzima bwo mu mutwe, ku muryango ndetse no ku gihugu muri rusange. Hanyuma nge turi kumwe muri iki kiganiro nitwa Kezimana Cleopatre, nkaba nguhaye ikaze. Mu kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko birumvikana ntago ndi njyenyine muri iki kiganiro, ndi kumwe n'impuguke mu bijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe. Mpereye iburyo bwanjye ndi kumwe na Madamu Julienne Murorunkwere, akaba ari impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, akaba akorera mu muryango Vega Gahozo. Madamu Julienne, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ibumoso bwanjye kandi turi kumwe na Dr. Chaste Uwihoreye, akaba ari impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, akaba akorera mu muryango wa Vega Gahozo, akaba kandi ari n'umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Dr. Chaste, ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane Cleopatre. Yego, dukomeje rero mu kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko yacu, aho abadukurikiye tugira ngo turebere hamwe twibaze, ni ikibazo twibaza kandi n'abadukurikiye bakwiye kwibaza, ese ibiyobyabwenge birica? Ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ririca? Ni ikibazo dukwiye kwibaza. Mpereye ibumoso bwanjye Dr. Chaste, nagira ngo udufashe kudusobanura ndetse n'abadukurikiye babonereho kubyumva muri iki kiganiro. Umuntu acyumva ibiyobyabwenge ubundi yakibaza ngo ibiyobyabwenge ni iki? Ese hano mu muryango nyarwanda iwacu ibiyobyabwenge bikunze kuhagaragara ni ibihe, kugira ngo baze kubasha gukomeza kubyumva? Urakoze cyane Cleopatre ku kibazo cyiza. Wowe udukurikiye ushobora kwibaza uti ibiyobyabwenge se ni iki? Ese biyobya ubwenge gute? Ese bihindura umuntu gute? Ndi bukubwire ngo ibiyobyabwenge ni ikintu cyose umuntu akoresha kigahindura imikorere y'umubiri, ariko cyane cyane imikorere ijyanye n'imitekerereze ye, imitekerereze uko umuntu asanzwe atekereza ku buryo karemano. Ibiyobyabwenge kandi ni ikintu gishobora guhindura amarangamutima y'umuntu, ku buryo amarangamutima ye akora ku buryo budasanzwe, akora ku buryo Imana itaturemye, ndetse bikaza no guhindura uburyo yemera, ibyo yemera mu buzima bwa buri munsi. Ibyo byose rero iyo bikomatanyije, iyo ibyo bintu bimaze guhindura amarangamutima yawe, bigahindura imitekerereze, binasatira n'imyitwarire yawe, ugatangira kwitwara ku buryo butari bwo, ku buryo butanoze. Ndetse iyo utangiye rero guhindura iyo myitwarire, binasatira n'imibanire yawe n'abo mubana mu rugo, abo muturanye n'abo mukorana. Ibyo bintu rero navuga ko biri mu bwoko bwinshi. Navuga ko mpereye ku bintu umuntu ashobora kunyuza mu mubiri, akaba ashobora kubihumeka nk'itabi, urumogi, ndetse n'ibindi bitandukanye. Mu Rwanda abantu bahumeka kugira ngo bize guhindura ya marangamutima na ya mitekerereze. Hari ibyo banywa
cyangwa bakarya nk'inzoga. Mu Rwanda habamo inzoga nyinshi z'inkorano, ibintu barya bitandukanye, basigaye barya n'ibyatsi kugira ngo bize guhindura imikorere y'ubwonko. Yewe ndetse hari n'ibyo bitera mu nshinge nka za mugo. Ibyo byose biragenda rero bigahindura ya mikorere y'umubiri w'imbere n'imitekerereze, bikaza gutuma wa muntu yangirika. Ibyo byose rero ni ibiyobyabwenge, ariko noneho hakaba n'ibindi umuntu ashobora gukoresha ku buryo butakwiye. Mujya mwumva imikino y'amahirwe, umuntu akazageraho bikamuyobya n'ibindi, akagera akaba akabatwa nabyo. Ikoranabuhanga naryo risigaye rikugeza kubatwa nabyo. Ibyo byose biraza bikaba bishobora gutuma uhinduka, bikakwangiza. Yego, murakoze cyane Dr. Shast no kudufasha n'abadukurikiye bakurikiye ikiganiro Baho Neza gusobanukirwa ibiyobyabwenge, uburyo biyobya ubwenge. Dukomeza n'ikiganiro, Madamu Julienne, mwadufasha, turavuga ngo ibiyobyabwenge birica, ariko mwadufasha kudusobanurira ubundi nibyo koko ibiyobyabwenge birica? Ese niba byica bite? Byica mu buhe buryo? Mwadufasha kudusobanura kugira ngo tubashe kumva uburyo ibiyobyabwenge byicamo, niba koko byica. Murakoze ko mpuye umwanya kugira ngo ngire icyo mvuga muri iki kiganiro. Nibyo koko ibiyobyabwenge birica. Mwabajije muti ibiyobyabwenge byica bite? Byica mu buryo bwinshi butandukanye, kuko bibanza kwica nyirabyo urimo abikoresha. Kandi ibiyobyabwenge byica buhoro buhoro, ntabwo byica umuntu ngo duhite tumubona yapfuye cyangwa duhite tumubona yisanga kwa muganga ako kanya, ahubwo buhoro buhoro bigenda byonona ubuzima bwe. Umuntu ukoresha ibiyobyabwenge biramwica we ubwe. Mwigeze kuvuga mu ntangiriro muvuga muti iyi nsanganyamatsiko iraza gufasha abana, ifasha urubyiruko, ifasha ababyeyi, ifasha abarimu, ifasha abaganga, ifasha abantu mu mpande zitandukanye. Niyo mpamvu rero iyo umuntu atangiye kononekara ku buryo bwe cyangwa kuri we ubwe, ba bandi bose bamukikije bigenda bibagiraho ingaruka. Kuko niba ari umwana wigaga atangira gutsindwa, ubwo ubuzima bwe buba bwatangiye kononekara, ababyeyi be batangiye guhangayika, ishuri riba ryatangiye guhangayika. Niyo mpamvu rero izo ngaruka iyo ziri ku muntu ku giti cye zihita zigera no ku bamukikije, zihita zigera no ku gihugu. Ubwo wenda nahereye ku mwana, kuko igihe cyose iyo mvuga mpera ku mwana, kuko niwe igihugu gitegerejeho ubuzima bw'ejo hazaza. Iyo umuntu rero yononekaye gahoro gahoro, bishobora no kumugeza ku rupfu, kuko niba umuntu yari asanzwe akora imirimo igatangira kunanirwa, agatangira gutsindwa, agatangira kunanirwa akazi, agatangira kutumvikana n'abamukikije, atangira kugira ibindi yiyumvamo, ndetse rimwe na rimwe akumva ari ikibazo, agatekereza gutakaza ubuzima. Rero bikaba byamugeza no ku rupfu. Ubwo mvuze izo mpande zose zitandukanye, aho umuntu adahomba wenyine, ahubwo n'abamukikije bahomba, ndetse n'igihugu kikaba cyahomba. Murakoze Madamu Julienne, nagira ngo dufatanye kubisobanukirwa neza. Iyo tuvuze iryo jambo kononekara gahoro gahoro, ese agenda yononekara gahoro gahoro? Wa muntu ukoresha ibiyobyabwenge yononekara gahoro gahoro mu buhe buryo? Kuko binashoboka yuko n'abadukurikiye bashobora kutabasha guhita bumva uko kononekara gahoro gahoro iyo tubivuga ku buzima bwo mu mutwe. Nkamwe muhura n'abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe kenshi, ese iyo tuvuze kononekara gahoro gahoro tuba tuvuga ko bigenda biti? Murakoze cyane. Natanze urugero ku munyeshuri urimo wiga, agenda atakaza intege, agenda atakaza, niba navuga ngo agenda atakaza ubumuntu, reka wenda dufate urugero ku mubyeyi. Ababyeyi b'abamama baba bafite inshingano nyinshi mu muryango. Niba yatangiye gukoresha ibiyobyabwenge, hari inshingano agenda atakaza, hari ya mirimo yo mu rugo agenda atakaza, hari kwa kwita ku muryango agenda atakaza. Rimwe na rimwe ibyo yari afite, kuko nk'uko babitubwiye ko gukoresha ibiyobyabwenge nabyo ubwabyo biza gahoro gahoro. Rero wa muntu niba uyu munsi yari afite izindi nshingano, akaba yumva yasinzira kuko yafashe
wenda ikiyobyabwenge ntabwo azongera kwita ku muryango, ntabwo azongera kwita ku bana, ntabwo azongera kwita kuri ka kazi kandi wenda ari nako kagiraga icyo kazana. Niyo mpamvu rero niba atashoboye kwita ku kazi, ntashobore kujya guhaha, inzara izatera mu rugo, umwiryane uzaza. Rero ntabwo wenda akanya gato gusa umuntu yatangiye gukoresha ibiyobyabwenge, yatangiye kunanirwa akazi se, dufate urugero rwa wa muntu urimo akoresha ibiyobyabwenge akaba yaratangiye kunanirwa akazi, ese umukoresha we bazaba barebana bati? Niba rero umukoresha yatangiye kumubona nk'umuntu udashoboye, hari ahantu nigeze njya, ni mu kigo cy'ishuri, haba handitse siroga ivuga ngo uwo munyeshuri ushoboye kandi ushobotse. Niba rero yatangiye gutakaza ya karite yo gushobora no gushoboka, aba yatangiye gutakaza ka kazi, kandi akazi ari k'umuryango wari utegerejemo amafaranga. Rero wenda niba bamubwiye bati uyu munsi ntugende, ejo ntugende, cyangwa se genda, ariko bagatangira no kumumanura no kumukura ku nshingano zimwe na zimwe, aba yatangiye gutakaza. Abamukikije rero rimwe na rimwe ntibanabibona nk'umuntu watangiye gutakaza kubera ibyo byose, kubera bya biyobyabwenge, ahubwo rimwe na rimwe batangira no kubyita izina. Yarananiranye, byagenze gutya, byagenze gutya. Buhoro buhoro rero nawe agatangira gutakaza icyizere cy'ubuzima, birumvikana. Niyo mpamvu rero nakoresheje ijambo wenda ritoroshye ryo kuvuga ko wa muntu agenda ananirwa buhoro buhoro. Iyo yananiwe buhoro buhoro, na bya bindi yinjizaga birananirwa cyangwa birabura. Iyo byabuze rero, ubuzima buba bwatangiye gutakara. Gusonza bishobora kuza, ubukene bukinjira, n'ibindi byinshi bishobora kwinjira bikagenda byonona ubuzima butari ubw'umuntu gusa wakoresheje ibiyobyabwenge, ahubwo n'iby'abamukikije. Ngenda avuga ubu abanyeshuri kubera imbaraga ababyeyi bakoresha. Niba umubyeyi yakoresheje imbaraga kugira ngo umwana yige, ariko umwana kubera bya bindi tutazi inkomoko yabyo kugira ngo akoreshe ibiyobyabwenge, ntashobore kwiga uko bikwiye. Wenda wa mubyeyi yafashe kredi, wa mwana umwaka agiye kwigamo kangahe, urumva yuko hari n'ubukene bwinjiye. Ibyo byose rero bituma wa muryango nawe ubwawo wononekara buhoro buhoro. Niyo mpamvu ibiyobyabwenge navuga ngo ntabwo byiciraho, ahubwo umuntu buhoro buhoro agenda yononekara, umuryango buhoro buhoro ukagenda wononekara, maze n'abakikije wa wundi ukoresha ibiyobyabwenge bikagenda bibagiraho ingaruka. Arakoze cyane Madamu Julienne kongera kudufasha kumva uburyo ibiyobyabwenge bigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, bikagira ingaruka ku mibanire yawe n'abandi, bikagira ingaruka ku bijyanye n'uburyo twuzuza inshingano, bikagira ingaruka ku mitekerereze, byose muri rusange biza gutuma wa muntu ashobora kugenda ubuzima bwe bwangirika gake gake, nubwo bitari bumwice nk'uko twatangiye tubivuga twibaza ngo ese ibiyobyabwenge birica. Ndetse nawe udukurikiye kuri iki kiganiro Baho Neza ushobora gukomeza kwibaza icyo kibazo. Dukomeza n'ikiganiro, Dr. Shast, Madamu Julienne akomoje ku bijyanye n'uburyo ibiyobyabwenge byica, ariko ko kwica atubwiye ko bitica umuntu ako kanya, ngo tumubure, tumuherekeze, tumushyingure kuko byahise bimwica ako kanya, ariko atubwiye ko bigenda byica umuntu gahoro gahoro. Namwe muhura n'abafite ibibazo, abanyarwanda batandukanye n'abandi baturarwanda bafite ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Dr. Shast, twagira ngo udufashe kudusobanurira, dukomeza muri iki kiganiro, udufashe kudusobanurira tubashe kumva ese ibiyobyabwenge ku kuntu byica bitari iby'ako kanya, bigenda bite urwo rugendo rwo kugira ngo bize kugira ubwo twakubura dutakaza uwo munyarwanda, ndetse kandi unaze gukomoza ku bijyanye n'uburyo dushobora kubura umuntu gupfa noneho tukaba twamubura, kuko biri mu bice bibiri nkurikije uko Madamu Julienne yari adusobanuriye. Arakaze cyane Cleo, reka mbanze nsobanure gupfa ni iki. Iyo abanyarwanda bavuze gupfa hari buryo bubiri ndi bubuvuge. Hari gupfa umuntu tukamubura, tukamushyingura, tukamuherekeza ntazagaruke.
ariko hari no gupfa bavuga mu gihe byakunaniye kurangiza inshingano zawe, mu gihe byakunaniye kurangiza umumaro wari ufite, mu gihe utagifite icyo umariye abantu. Ndabanza rero mvuge ku gupfa n'uburyo ibiyobyabwenge byica umuntu tukamubura tukamushyingura. Uburyo bwa mbere muri ubwo bwo gupfa ni uko nk'uko nabivuze ibiyobyabwenge bikwangiza, bikangiza ubwenge, bikangiza amarangamutima, bikaba bishobora no gutuma ukora ibintu bidasanzwe, ukaba ushobora kugira impanuka. Niba wanyweye, wasinze, imodoka zirakugonga. Mujya mwumva abantu impanuka nyinshi ziterwa n'abantu bakoresheje ibiyobyabwenge cyane. Icyo gihe biri bukwice ndetse bishobore no kwica n'abandi tukubure. Ndetse ushobora no gukora icyo abantu bakunda kwita ibintu bidasanzwe, amadega. Ushobora kurwana ukica umuntu, ushobora gukora ibintu bibi kubera ko nyine ubwenge bwayobye, kubera ko ntukiri gukoreshwa nawe ubwawe, uri gukoreshwa na bya biyobyabwenge, kubera ko amarangamutima yawe ntukibasha kuyaha umurongo, ahubwo ibiyobyabwenge nibyo biri kuyaha umurongo. Uzasanga abantu benshi bakoresheje ibiyobyabwenge bisanga barwanye, bisanga bakomerekeje abantu, bisanze mu byaha. Ibyo byose ndabiganisha kuba ushobora gupfa, ariko ukaba ushobora no kwangiza abandi ndetse ukangiza n'iby'abandi. Usibye uko kuyoba mu bwenge no gukoreshwa n'amarangamutima atari ayawe, ariko ibiyobyabwenge buriya biraza bikangiza n'umubiri. Umuntu nk'urumogi, umuntu nk'itabi nyinshi azagira amahirwe menshi cyangwa se ibyago byinshi byo kurwara za kanseri z'ibihaha. Azagira ibyago byinshi byo kurwara za kanseri zo mu muhogo. Azagira ibyago byinshi byo kurwara za kanseri zo mu maraso ndetse n'ahandi. Ubwo mvuze za kanseri n'izindi ndwara zitandukanye. Y'ubwenge, umuvuduko w'amaraso, n'ibindi birwara byinshi biza bikakwambura ubuzima kandi biba bitavurwa, biba bigoranye. Azagira ibyago byinshi byo kwangirika mu bwonko. Ubwonko ukaba ushobora kugira ubwonko bwangiritse. Izo ndwara rero murabizi twese, za kanseri zirica kerewo. Ibyo ni ukuvuga ku cyo mwari mukomojeho, umuntu ashobora gukoresha ibiyobyabwenge bikarangira bimuteye indwara y'umubiri, akaba ariyo yamutera urupfu. Byakomotse kuri bya biyobyabwenge. Buriya rega gutandukanya ubuzima bwo mu mutwe n'ubuzima bw'umubiri hari igihe bigorana. Noneho rero ibiyobyabwenge byo bihita byataka cyangwa se bibangamira ibyo byombi. Noneho reka ngaruke ku gice cya kabiri mugenzi wanjye Julienne yanagarutseho, kijyanye no kwangiza ya marangamutima, kwangiza bya bitekerezo. Noneho ukagenda ugana kugera aho utafite icyo ukimariye. Erega buriya wari uzi ko kubaho ari ukwiberaho ukaberaho n'abandi. Igihe utakibereyeho wowe udukurikiye, igihe utakibereyeho abandi, icyo gihe uba utangiye kwangirika. Niho cya gisobanuro cyo gupfa bwa kabiri kigaruka, cy'uko uba uriho ariko ntacyo wimariye, nta n'icyo umariye abandi. Ariko ikindi Julienne yagarutseho gikomeye ni uko noneho iyo uri kunywa ibiyobyabwenge, twavuze ku bana ariko n'ababyeyi basigaye babikoresha, n'abakuru basigaye babikoresha. Iyo wamaze kubikoresha noneho biraza bikangiza n'abo mu bana, bikangiza n'umuryango, bikangiza n'aho ukora, bikangiza n'igihugu muri rusange, kubera ko biraza bikagenda byica ubwo buryo bw'imibereho bwa buri munsi. Noneho navuga ko bigenda bikwangiza
gahoro gahoro nk'uko mugenzi wanjye Julienne yabivuze. Ibiyobyabwenge rero birica kandi byica nabi. Barakoze cyane abatumirwa bacu, yaba Madame Julienne ndetse na Dr Chaste, bagarutse cyane kudusobanurira ingaruka z'ibiyobyabwenge, z'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Banahoze badusobanurira ibyiciro bitandukanye ibiyobyabwenge bikunze kugaragara hano mu Rwanda iwacu. Batugaragarije ingaruka bifite ku buzima bwo mu mutwe, ku buzima rusange ndetse no ku muryango ubikoresha arimo, ndetse n'umuryango mugari nyarwanda muri rusange, bigera no ku gihugu. Ariko turimo tunasatira kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Madame Julienne, mwadufasha kudusobanurira mu by'ukuri, mwatubwiye izi ngaruka, kandi tubonye koko n'abadukurikiye ko ibiyobyabwenge byica, kandi byica mu byiciro bibiri. Hari ukuba umuntu yapfa koko nk'uko Dr Chaste yabivuze, aduha n'igisobanuro cy'uko mu Rwanda iwacu mu muco nyarwanda tuvuga gupfa. Hari upfa tukamubura, ariko hari n'uburiho atakibasha kuzuza inshingano no kwiyitaho no kwita kuba ngo agirire umumaro baba bari kumwe, ku buryo nawe tubona ko agenda ubuzima bwe bwangirika, ku buryo usanga rimwe na rimwe tumubona nk'uhari ariko adahari, mu buryo bw'intekerezo n'ibindi. Nagira ngo mbaze Julienne, mudufashe kutubwira mu by'ukuri ibi biyobyabwenge ko twumvishe ko bifite ingaruka nyinshi, bishobora no kuba bitari bwice n'ubikoresha gusa, n'abandi bikabageraho. Ese mu by'ukuri ibi biyobyabwenge kubikumira birashoboka? Yego, mu minota mike cyane cyangwa amasegonda make, gukumira ibiyobyabwenge kuko twabonye ko bigira ingaruka nyinshi, kubikumira birashoboka? Yego, kubigenza dute? Kubikumira birashoboka cyane kuko ni ubufatanye. Ngira ngo n'impamvu y'iki kiganiro ni bumwe mu buryo bwo gukumira ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu buri wese mu nzego zitandukanye abantu bagomba guhabwa amakuru, kuko rimwe na rimwe nk'uko twabibonye ibiyobyabwenge bikoreshwa nk'igisubizo mu gihe ibisubizo bisanzwe bitagishobora kugira icyo bikora ku mubiri wawe cyangwa se ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rero mu gutanga ibi biganiro, mu gukora ubukangurambaga ahantu hatandukanye, mu kwegera inzego z'ubuzima, mu bufatanye na polisi, ngira ngo niyo mpamvu igihugu cyacu gikaza ingamba. Cyane cyane ngira ngo murabizi, ejo bundi narimo ngenda mu modoka bavuga ko hasigaye hari drone zigenda mu gihugu hose zireba iyo nonwa ry'amabwiriza y'umuhanda. Biriya byose ni ibiza gufasha no gukangurira abantu aho umushoferi mu gihugu cyacu ariho atagishobora gufata inzoga mu gihe agiye gutwara. Rero ntekereza ko ubwo bukangurambaga bwose, izo mbaraga zose igihugu gishyiramo, ni uburyo bwo kugira ngo abantu bongere bumve banamenye ububi bw'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Twasanze ibiyobyabwenge atari ibiyobyabwenge bitandukanye cyangwa bikomeye gusa, ahubwo rimwe na rimwe bitangira ari iby'abantu basanzwe bafata, ndetse rimwe na rimwe babifata nk'igisubizo. Niyo mpamvu rero ntekereza yuko ngo intangiriro y'uruhara ni amasoso. Ubu bukangurambaga, kuganira, kubwira abantu, byose ni uburyo bwo kubafasha kugira ngo dukangurire abantu kumva no kumenya ububi bw'ikoreshwa ry'inzoga ndetse n'ibiyobyabwenge. Yego, murakoze cyane Madame Julienne. Turimo tugana ku musozo, twabonye tunabwira abakurikiye ikiganiro Baho Neza, twabonye ko ibiyobyabwenge birica, kandi byica mu buryo umuntu ashobora gufata ukamutakaza, ariko kandi bishobora no kwica umuntu gake gake, aho ashobora kuba akiriho ariko nyamara ntacyo kibasha kwimarira cyangwa se ngo amarire umuryango we ndetse n'umuryango mugari nyarwanda. Tugana ku musozo rero, nagira ngo mu masegonda make cyane, nk'amasegonda 30, muhe ubutumwa ndetse n'impanuro abadukurikiye kuri iyi nsanganyamatsiko twagarutseho. Murakoze cyane. Ubutumwa natanga ku bantu bakurikiye cyangwa se umuntu wakurikiye kino kiganiro, ni uko ubuzima bwo mu mutwe by'umwihariko mu kububungabunga, mu kurwanya, mu gukumira ibiyobyabwenge, ni uko buri wese afite izo nshingano.
kuko nk'uko twabibonye bya bimenyetso bitandukanye, nk'uko twabibonye muri cya gisobanuro cyimbitse cyo gupfa, ni uko buri wese abibona. Abari hafi y'ukoresha ibiyobyabwenge barabibona, inshuti zirabibona, umuryango urabibona, ahubwo twese dutangire hakiri kare, dufatirane hakiri kare, ntiturindire ko ibimenyetso biba byinshi, ntiturindire ko wa muntu agera ku rwego rwo kurwara za ndwara, zaba iz'imitekerereze, zaba iz'umubiri, byaba gutakaza akazi, byaba kunanirwa, icyo umuntu akora icyo ari cyo cyose, ahubwo dutangirire hafi, tuganire, tumenye ko hari abenshi badukikije kandi biteguye kudufasha kugira ngo bwa buzima bw'umuntu wacu burushaho kugenda neza. Navugaga rero nti kuko duhari, turashoboye. Mu muryango wa Vega turahari kugira ngo tubafashe, by'umwihariko dufite nimero 7494 aho umuntu ashobora guhamagara agahabwa ubufasha kuri uwo murongo. Rero turahari kandi turiteguye kugira ngo dushobore gufasha buri wese no kumutega amatwi, kuko ibinaniza umuntu ibyo bituma ashaka ibisubizo rimwe na rimwe bitari buze kumufasha gukomeza ubuzima. Turiteguye rero kubafasha kandi turahari kugira ngo dukorane urugendo rw'ubuzima. Murakoze cyane. Madame Julienne aragira ati turahari kugira ngo tubafashe, mutugane ababaswe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ndetse n'abandi bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Dr Chaste, tugana ku musozo, twabwira abakurikiye ikiganiro Baho Neza aho bakura, ahandi bakura serivisi, kandi nanone mukabaha n'ubutumwa ndetse n'impanuro kuri uyu munsi. Reka nsoze mvuga ngo ibiyobyabwenge birica, kandi byica nabi, kuko byica bibabaza umubiri, bibabaza ubwenge, bibabaza n'amarangamutima. Ibiyobyabwenge birica, bikica bibabaza wowe udukurikiye waba ubikoresha, ariko bikica binababaza abo mubana, abo mukorana, inshuti zawe, umuryango muri rusange. Ibiyobyabwenge birica. Nkaza kuvuga ngo ubutumwa bwa mbere, rekeraho niba wowe ubikoresha, hagarika. Nkaza kuvuga ngo wowe utaratangira, witangira. Nkunda kuvuga ngo no test, witangira. Wowe kandi waba umaze gukurikirana iki kiganiro, ukumva ko waba waratangiye gukoresha ibiyobyabwenge, ukaba utangiye kumva bikubabaza, saba ubufasha, kubera ko gutabaza si ububwa. Saba ubufasha, kuko abita ku buzima bwo mu mutwe barahari, barabonetse. Mu kanya mugenzi wanjye Julienne avuze ko mu muryango wa Vega dufite clinique yita kuri abo bantu, ibakira, ariko no mu bigo nderabuzima byose bya leta, mu bigo by'ubuvuzi bya Minisiteri y'Ubuzima, bashyizemo abita ku buzima bwo mu mutwe, ndetse bakaba bashobora no kugufasha wowe utangiye kubabazwa no gukomererwa no kureka gukoresha ibiyobyabwenge. Ariko hakaba n'ibindi bigo bifite ubuhanga buhambaye, nk'ikigo kiri Huye cyitwa Isange, gifite ubuhanga mu gufasha abantu batangiye kubatwa n'ibiyobyabwenge, ku Cyizere, Centre Cyizere kiba hano ku Kicukiro. Twese rero natanga ubutumwa mvuga ngo twe gutangira, ariko niba warahuye n'izo ngorane, egera abavuzi, baragufasha, urakira, usubire mu buzima. Yego. Murakoze cyane. Dukomeza kubashimira umusanzu wanyu muri iki kiganiro Baho Neza. Twaganiraga ku badukurikiye, bakurikiye ikiganiro Baho Neza, twaganiraga ku nsanganyamatsiko igira iti ese ibiyobyabwenge birica? Twarebeye hamwe ingaruka z'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ku buzima bwo mu mutwe, tureba uburyo byangiza ubuzima, tureba uburyo byangiza imitekerereze, tubona uburyo byangiza uburyo twuzuza inshingano, ndetse n'ibindi bitandukanye. Ariko kandi dusoza tukagira tuti, nanjye ngira ngo nshimangire, tugira tuti wowe utarakoresha ibiyobyabwenge ntugerageze, kandi nawe wabikoresheje egera abaganga cyangwa se abafite ubuhanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bagufashe gutandukana nabyo. Turashimira abatumirwa bacu badufashije muri iki kiganiro. Mwakoze cyane Madame Julienne.
murakoze namwe ko twakira. murakoze cyane Dr Chaste. Cleo wakoze cyane. Ndagushimiye wowe wakurikiye ikiganiro Baho Neza cy'uyu munsi, nkurarikira no kuzakura ikiganiro cy'ubutaha aho tuzaganira ku nsanganyamatsiko igira iti ese nakora iki ngo ntandukane no kubatwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, aho tuzabafasha kugira ngo mubashe kubona uburyo mwakoresha kugira ngo mubashe gutandukana nabyo. Murakoze cyane.